tugiye kukubwira ibibazo 12 ugomba kwibaza mbere yo kutangira business. Utarabasha gusubiza neza bino bibazo 12 nuzigere na rimwe utangira business. Waba uri hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Tuguhaye ikaze, ni Bizko Maguka muko bisanzwe, ndi Sebastian na mugenzi wanjye Straton. Reka dutangire. Ikibazo cya mbere ni iki Straton? Ikibazo cya mbere ni ikibazo gisekeje ariko kinakomeye. Wakemera gukora mu gihe kingana n'iminsi 90 nta nyungu, nta views, nta muntu urakubwira ko ibyo bintu byawe bifite umumaro? Wakemera gukora? Wakwemera gukora iminsi 90 yose nta nyungu urabona? Iki ni ikibazo cya mbere ugomba kwibaza. Kubera iki abantu benshi batangira business bakeneye kwita babona inyungu yako kanya, ngo niba natangiye ku kwezi mite mbona inyungu, ukundi mite mbona inyungu. Wakwemera gukora amezi 3 yose utarabona inyungu, ahubwo uri gushora? Yego. Cyo ni ikibazo cya mbere. Ibaze wisubiza, uratwandikira muri comment. Twege iyi munsi ndagira ngo ntituze kuza gusobanura abantu, bo tubahaye umwanya gusa. Ikibazo wisubize, ikibazo wisubize. Ushaka ko tuzabasubiza uko wabigenza, turazabibona muri comment. Mutwandikire muri comment tubafashe kubona ibisubizo. Sawa. Ariko nimwibagirwe gukanda like, share ndetse na subscribe. Ikibazo cya kabiri kitubwire. Baravuga ngo wakwihanganira guhakanira inshuti zawe zigukeneye ngo mugire ibyo mujyamo, ahubwo ugakomeza gukora akazi kawe? Washobora kuvuga oya kuba kujyana muri gahunda zidahura n'akazi uri gukora cyangwa se zikwicira akazi? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Twakomeje ntago tubatindira. Ikibazo cya gatatu. Wakemera kwihuza ugasiba ikintu bita social media mu gihe cy'iminsi 30 yose? Uba ukihuza ukikura ahantu hose ku buryo ugushaka sibye kuba yaguhamagara, nta kindi kirangaza uribone. Wakemera gusiba social media zawe zira zose ukunda, harimo TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp, YouTube, ibintu byose ukaba kuri social media utaheruka byibuza mu gihe cy'iminsi 30 kugira ngo wisuzume? Wakemera kubikora? Iyo smartphone yawe igasigara yitaba inahamagara yohereza na message gusa? Wabyemera? Twagiye icya kane. Wakwemera kujya ubyuka saa 11 za mu gitondo mu gihe cy'iminsi 30 kwezi kose? Wabishobora? Buri gihe saa 11 guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, nta kuvuga ngo ni weekend, nta kuvuga ngo ni mu mibyizi, ngo ni konji, ngo sinakoze, ngo ni day off. Wakwemera kubyuka saa 11 iminsi 30 igashira? Ibaze wisubize. Yego. Dukomeze n'ikibazo cya gatanu cy'ingenzi cyane. Ese bwo wakemera nimba ukora business kuyikora ukamara igihe nta nyungu ubona? Nimba ukora content nk'uko kwacu ukihanganira kuba utabona views na like, hari igihe ukora ibintu ukabona bifite abantu 2-3 babirebye, ubwo ni papa na mama na bashiki bawe cyangwa mukorana wabirebye. Ese wakemera gukora utabona resulta, utabona umusaruro, utabona amafaranga? Iki kijya gusa nk'icyo twahereyeho hejuru ariko biratandukanye. None ugakora ukabona wagira ngo abantu ntibashaka no kugura ibintu byawe. Ese wabasha kwihanganira ako gahinda? Yego. Twagiye ku kibazo cya gatandatu. Wakwihanganira kureka kugura imyenda no gusohoka no kugura bya bindi byose bigushimisha, ugafata amafaranga wakoresha mu kugura imyenda, gusohoka, kuryoshya, kunezerwa, ukayatanga ukajya kwiga ikintu gishya? Wabyemera? Kwigomwa kugura imyenda, gusohoka, kurya neza, gusangira n'inshuti, kunywa agacupa, bya bindi byose bigushimisha bigutwara amafaranga. Ayo mafaranga wakwemera kuyafata ukayajyana kwiga ubundi bumenyi bushya? Cyo ni ikibazo cya gatandatu. Icya karindwi. Yego. Ese wakemera gukora wenyine, uri mu kazi, uri mu biro, uri muri boutique, ugukorera mu rugo, aho ukorera hose ahari hose? Wakemera gukora utarimo wibwira ngo ko mfite irungu? Wakemera gukora niyo waba uri wenyine umunsi wose nta wundi muntu muri kumwe? Byakorohera wenyine? Byakorohera? Twakomeje. Ukaba CEO, ukaba secretary, ukaba konabure, ukaba intendant, ukaba byose. Twagiye ku kibazo cya 8. Wakwihanganira gukomeza gukora kabone niyo wabwo uri kugana mu gihombo cyangwa se uri guhomba utavuye ku bintu? Ni wemere gutsindwa ngo uve ku bintu ngo bireke? Wakwemera gukorera mu gihombo? Wabishobora? Wabyemera? Dukomeze no ku kibazo cya 9.
ikibazo cya 9 baratubwira ngo hano wakemera kuva mu rusaku. Ikibazo hano cya 9 wakemera kuva mu bintu byose bikurangaza, umuziki, abaguhamagara kujya mu birori, ukaguma kuri gahunda yawe nimba wiyemeje ko uzi bukore iminsi 30 yose udadohoka, wakemera gukomeza gukora icyo gihe utitaye ku bikurangaza byose. Wamaze gukuramo application muri telefone zawe, ibindi birangaza noneho bitari by'abantu bakubaza aho uri ngo musohoke, abantu bakubwira ngo bimeze bite, abantu bakujyana mu makwe, abantu bakujyana mu birori bya birthday, abantu bakujyana mu tugurupe twinshi ukavuga ati ngiye nihaye igihe kingana gutya kandi ngomba kugikora mpaka kirangiye. Wakemera kwikura muri ako kavuyo kose ukaba wenyine mu gihe kingana nicyo waba wiyemeje. Kuri ako kantu uvuze bongeraho, wakwemera gukomeza gukora no mu gihe harimo abagushima, abakubwira ibyiza n'abakubwira ibibi, abaguca intege n'abataguca intege, wakwemera gukomeza gukora utitaye ku magambo yabo. Tugeze ku cya kangahe? Icya 10. Yego. Wakwemera gufata igihe cyawe ukagicamo ibice runaka, buri gihe ukagipangira neza icyo ugomba kugikoramo utitaye ku biguca intege, utitaye ku bigutwara igihe. Wakwemera gufata igihe cyawe ukakigabanyamo ibice bitewe n'ibikorwa uteganya gukora utitaye ku bindi bintu ushobora kuba wakisangamo nabyo hakabaye ujyamo, ugakomeza ugakorera ku gihe nk'uko wagipanze utavuye ku murongo. Wakorera muri make kuri timetable cyangwa se ingengabihe, wabishobora. Icya 11. Yego. Ese wamenya kuvuga hoya ku nshuti yawe igihe ikubwiye ngo uri hehe dusohoke, ukavuga ngo oya. Ijambo oya washobora kurikura igihe cyose uzaba uri mutangira, uzahura n'abantu bakubaza ibintu biguca intege. Ese ibidashoboka, yaba inshuti yaba umuvandimwe uwo ari we wese, aho biri ngombwa wamenya kuvuga oya cyangwa wazuyasa. Tugeze ku cya 12. Yego. Wakwemera noneho kuzapima urwunguko rwawe cyangwa se kuzareba ibiva mu byo ukora mu mwaka. Wakwemera gupima inyungu yawe mu mwaka ukavuga ngo ngiye guhera uno munsi nkora, ariko nge nzijajinga cyangwa nzicira urubanza ko nungutse cyangwa nahombye mu gihe kingana n'umwaka. Wakihanganira umwaka wose kugira ngo wemeze ko uri kunguka cyangwa uri guhomba muri business watangiye. Niba utabasha kwihangana mu gihe kingana n'umwaka, ntukanavuge ko ibintu byakunaniye, ariko se wavuga ko byakunaniye ute cyangwa bigezeho ute wabasha kwihangana mu gihe kingana n'umwaka? Nimba ari yego, mutubwiye muri comment. Ibyo nibyo bibazo 12 ukeneye kwibaza mu gihe uri gutangira business, mu gihe ushaka iterambere, mu gihe ushaka kugira ngo ugire ubwami butajegajega. Ibibazo nubasha kubisubiza kimwe kuri kimwe, uzaba uri tayari kugira ngo utangire business yawe. Reka noneho tubinyuremo vuba tubibasobanurireho gakeya kugira ngo mumenye uko mwabyibaza n'ibisubizo mushobora kugenda mubona, hanyuma muze kugenda mutwandikira muri comment mutubwira aho mutasobanukiwe cyangwa se muduhe n'ibisubizo byandi. Dushobora kuba tubivuze gutya ariko nawe ufite ukundi ubyumva, duhe igitekerezo cyawe twandikira muri comment, kandi rero ariko ukoresha ntibibagirwe no gukora subscribe. Ku kibazo cya mbere, ushobora kwihanganira gukora iminsi 90 ubwo n'amezi 3 utarabona inyungu, nuri guhomba nuri no kunguka, ushobora kwemera icyo kintu wagikora? Bisobanuye iki hano? Icyo bishatse kuvuga nuko ubundi muri business y'umuntu ari ikintu twabigishije twiga business plan, cyo bita budgeting. Muri budgeting ubundi uba ugomba gufata amafaranga azishyura, ngo ugomba kuvuga ngo hari amafaranga twita operational cost. Operational cost ni amafaranga azabara igiciro cy'ibyo ukeneye kugira ngo product zigere ku isoko. Biba byiza rero iyo upangiye byibuze amezi 3, hagati ya 3 na 6, uteganya icyo gihe ibintu bitagenze neza uzakomeza kubukora, kandi ushobora kuzakora icyo gihe cyose kingana gutyo nta nyungu urabona. Ibyo byose wamaze kubyitegura rero muri operational cost, muri budgeting yawe, uzaba nta mpungenge ufite. Ariko mu gihe utarabona ubushobozi buzatuma ubasha gupangira ibyo gihe kingana gutyo, uzanateganya ko uzahomba umunsi wa mbere ugahita ucika intege. Nicyo twagisubizaho. Mwunganiyeho mwuzuza, baravuga ngo ubundi
gutangira business ntabwo bivuze ko ugomba kwita wunguka. Ni urugendo rusaba guhozaho ugakora inshuro nyinshi, ushobora gukora n'umwaka wose ugashira utarunguka ariko utanahomba, ariko ibyo ntabwo bivuze ko business yawe iri guhomba, ahubwo bivuze ko uri mu rugendo rwa nyarwo. Nubona ukoze ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu utarunguka, umenye ko uri mu rugendo narwo rugana ku iterambere. Ikibazo cya kabiri cyagiraga kiti ese wakwihanganira kubwira inshuti zawe hoya ahubwo ukigira mu kazi? Ibi bisobanuye iki nabyo? Ibi byo ntabwo tubitindaho cyane, nuko nk'umuntu uzi icyo ashaka uba ugomba kuvuga oya aho biri ngombwa. Nimba umuntu arimo kujyana mu bintu bitinjiza bitarimo inyungu, kuvuga oya nta nicyo bigutwaye. Kuvuga ati oya uyu munsi nari napanze ko ndaba ndi gukora ku bintu byanjye. Hari n'igihe bitari ngombwa ko usobanurira impamvu ya oya. Uraboneka ntabwo mboneka, ibyo birahagije. Yego. Twagiye ku kibazo cya gatatu nacyo kivuga ngo wakwemera gusiba imbuga zawe nkoranyambaga zose ubaho mu gihe kingana n'iminsi 30. Aho rwose n'uburenganzira bwawe, nta nama turi bugira abantu, nimba wumva utabishobora uko nuko nyine. Ariko kuwabishobora icyo bivuze n'icyo baba bashaka kuvuga bakubaza kino kibazo muri business ni ugushaka kukumvisha ko hari umwanya dutakaza ku mbuga nkoranyambaga tuzamura tumanura tureba ibyo abandi bakoze binjiza amafaranga, twebwe turi gutakaza igihe twakabaye dukora ibyacu. Wabyihanganira umutima wawe nka wa wundi uhora ushyiraho ureba amavideo yashyizwe n'abandi, ureba post zashyizweho n'abandi, urayikinga ugira ute, ahubwo ukaba uri kurayikinga ibyo ukora, uri gushyira imbaraga muri ibyo ukora? Nahangaha nicyo bari kugenda bavuga. Nanone nk'uko wari ubivuze, nuko iyo utabasha kwigomwa ibintu ukunda bigutwara umwanya munini, biranakugoye ko uzigomwa kuba ubona utarimo ukunda, utarimo ubona igishoro, utarimo ubona inyungu, utarimo ubona business igenda uko yiteganyaga. Bityo rero nimba utabasha kwihanganira gusiba ibyo ukunda, biranagoye ko uzabasha gusevinga kuko uzakomeza ukora ibyo bintu. Ingingo ya 4 niyo tugezeho, ni ikibazo cyavugaga ngo ese wakwemera kubyuka buri munsi saa 11 za mu gitondo mu gihe cy'iminsi 30? Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko kugira ngo ibyo bintu bishobore, urumva umuntu aba agomba karuhuka kandi ibitotsi biraryoha, cyane cyane ayo masaha ya mu gitondo aho abandi basinziriye wibashije kubyuka, ubona umwanya wo gutekereza, ubona umwanya wo gukora ku ntego zawe. Bityo rero kwiyemeza kuzinduka binavuze kuri butangire umurimo kare ukanawurangiza kare, cyangwa se ugasunika amasaha, bitewe rero buri wese n'intego aba yihaye gukora mu mwaka umwe, 5 n'10 bitewe n'ubushake bwawe. Kuzinduka bizagufasha gukora akazi hakiri kare, nyine ujye ukora hamwe abandi basinziriye. Ni nabwo ugira creativity, nabwo ugira innovation. Kuzinduka rero ni byiza kandi ni ibintu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubundi se waryama? Ari urugero mu kiganiro jonde twatanze, mugenzi wanjye yaravuze ngo aba bantu mubona bashaje bakennye mu busore bwabo babaga biryamiye, hanyuma abandi tubona bashaje bajya ku mazi, kubona n'umusaza agiye muri Amerika ngo yabaye sugar daddy, byo murabizi nibo babagurira amatelefone, bo mu buto bwabo barakoraga ntibaryamye, ahubwo bari kuryama ko ari bwo bafite umwanya barizigamiye. So rero nawe kora kugira ngo abana bawe mu busaza bwawe uzabe warizigamiye package ihagije. Bishatse kuvuga ngo aba ubona bari kuvunika mu busaza bwabo, mu buto bwabo barimo baryoshye, ubwo amahitamo na yawe. Ikibazo cya 5 twabajije cyagiraga kiti cyagarukaga ku kuvuga ngo wowe wakwemera gukora uri wewe wenyine, nta wundi muntu ugufasha, nta n'ugushyigikiye, utazi niba nibyo urimo hari umuntu bikeneye. Wakwemera gukora wenyine? Kirasobanutse rwose. Tugitindeho si iki ngiki, kuko business ni yawe, ni wowe uzi intego yabyo, ni wowe uzi icyo ushaka, ni nawe ugomba kwihangana ukanategereza kugeza igihe bizagira gute bizakundira. Icya 6 cyavugaga ngo washobora kwigomwa ayo mafaranga waguraga imyenda, wajyanaga gusohoka, waguraga ibya bintu byose waguraga byo kwishimisha, za service wishyuraga zo kuryoshya, ayo mafaranga ukayatanga wiga ubumenyi bushya. Ibi byo bisobanuye iki? Nk'umuntu wese ugomba, niba utakigomwa amafaranga ngo wige ikintu gishya kizakwinjiriza, ntuzanatekereze ko ubumenyi bwawe buhagije kugira ngo uzinjize amafaranga yose ukeneye. Ushobora kuzaba rwose uri umu IT mwiza uzi gukora ama software, ugashinga na company ikagenda igakora, ariko ntago ufite ubumenyi mu bijyanye na accounting. Ubwo n'ubwo ngo
abashinzwe kureba amafaranga kuyamanaginga icyo gihe uzasaba umuntu. Nimba ushaka kuzabyikorera rero ugomba kujya kwihuguraho uburyo ibyo bintu bikora. Ukeneye kuzayobora abakozi bawe muri kampani yawe, ntabwo uzabayobora udafite ubumenyi bujyanye no kuyobora. Bityo rero nimba utiteguye gufata amafaranga runaka ngo wishyure ubumenyi runaka cyangwa kosi izagufasha kwinjiza andi mafaranga, biragoye ko uzatera imbere. Murabona ukuntu isi yacu irimo yirukanka, ibyo wari uzi mu myaka ishize ukabona ntibikigezweho. Ntabwo ari ukubyangisha abantu, ariko reka tuvuge nk'umuntu wize geography gusa. Geography uzayikoresha yego nibyo wiga iby'isi, ariko ushaka kugera ku isoko ry'umurimo ukabona ntibigezweho, ugahita yuka ko Rwanda TVET Board itanga ubumenyi ngiro mu guteka, mu mirimo myinshi igiye itandukanye ku isoko ry'umurimo. Kuba wafata amafaranga ukajya kwiga short course, hari iz'amezi 3, hari amezi 6, hari umwaka, cyangwa ukanasubira kwiga imyaka 3, ntabwo ari ikintu kibi. Kuba wararangije kaminuza warize statistique ariko ukabona ukeneye accounting ukajya kwihugura mu gihe gitoya, ni ibyo ngibyo dushatse kuvuga. Niba utabasha rero gufata amafaranga ngo wige ubumenyi cyangwa isomo rishya rigezweho ririmo ritanga akazi, kuba utabasha kwiyadabuta ngo umenye aho isoko rigana, ngo noneho urebe icyo iryo soko risaba, urebe ubumenyi wasaba, nubona utabufite ngo wige kosi buguha kugira ngo ukomeze ujyane n'isoko, bizakugora gutera imbere. Mu magambo make, isi ya none turi kwinjiramo irasaba umuntu uzi ibintu byinshi. Kuba uri umukozi wenda, reka tuvuge niba gahunda yawe ari ugushaka akazi, uwo mukoresha akeneye umuntu uzi ibintu byinshi, kuko ntabwo akeneye gushaka abakozi 5 bakora ibintu 5, kandi umuntu umwe ashobora kuba afite izo karite zo gukora ibintu 5. Niba nawe ushaka kuba rwiyemezamirimo, kuko uzakenera abakozi, ukeneye kugira ubumenyi bwinshi kugira ngo uzamenye niba umusaruro baguhoye n'ibyo bakabaye bakora batakubeshya, batakuriganya. Ubwo urahitamo, kuko ibyo twavuze, kuryoshya, kwambara neza, kugura ibintu bigezweho by'akanya gato, ibyo ni ibintu bitwara amafaranga, bitinjiza amafaranga. Ni liability mu ndimi z'amahanga. Icya 7, twabajije turababwira ngo ushobora kuba washobora gukora akazi kose wenyine, ariko niwumva urambiwe, ngo wumve nyine urabyanze, wabaye bored mu ndimi z'amahanga uko babivuga. Harimo abantu baba bafite akaguru kaba kabarya, ugasanga arica ariko ntiyicaye, ukabona arimo aratitira, agashaka kujya hanze, agashaka kujya ku bwiherero kenshi iyo atari uburwayi, ukabona nyine buri minota 5 arimo ashaka kwegura telefone ngo arebemo, buri minota 10 ashatse kujya mu idirishya ngo arebe, ngo ndebe aho ibintu bigeze. Ese wakemera gukora nta kintu kikurangaza, nubwo icyo cyumba wicayemo cyangwa iyo shop wicayemo cyangwa aho uriho hose uherereye hatagaragaza nk'ahantu hakorohera kuba uhari? Wakemera kuba bored cyangwa se kwicwa n'irungu bingana iki kugira ngo ubashe gukora ibyo wagombaga gukora? Nicyo twari dushaka. Ibi birasobanutse, ntabwo mbitindaho. Niba uzi icyo ushaka wivuga ngo aya masaha, ngo ikindi gihe nabaga ndi kuryoshya nabakanaka, ngo bari kuryoshya ngo reka ngendo ya wabishobora kuba wowe ukaguma wenyine ugakomeza ukora akazi. Ikindi kibazo cya 8 nacyo cyunganira iki ngiki, kiravuga ngo washobora kwihanganira gukora ubona utunguka cyane nta nyungu uri kubona, aho kugira ngo ubireke ugakomeza ugakora, ukabona ntabwo uri kunguka, uri no guhomba nyine, cyangwa se uri kubona wenda kusa n'uhomba, ariko ukagira gute ugakomeza ugakora. Wabyihanganira? Ibi byo bisobanuye iki? Byose bihira bihangana, abategereza, abaca mu kababaro, ariko bafite icyo bashaka kandi bafite amakuru ko nubwo bitagenze neza uyu munsi, ejo bishobora gukunda. Isoko nta muntu uri umenya uko riri bugende. Ntabwo ujya mu isoko nimba uri umucuruzi w'imyenda, nk'urugero uzi ko hari umuntu uri buze kugura umwenda, uragenda ukicara ugafungura shop yawe, umuntu agahito, ugahaguruka ukamubaza ati uyu mwenda urawugura? Guhaguruka take action. Ariko ntubuzi nimba ari bugure, ariko hari n'uzaje kuwugura kandi mutavuganye. Biri kubera ko nta muntu uvugana n'umukiriya we, icyo ugomba gukora no tegura ibintu byawe uko bigomba kugenda. Mu gihe bataje birumvikana kuri guhomba, uri guhomba kuzishyura inzu, umuriro, amazi, uri guhomba kuba hari serivisi zimwe na zimwe utari kubasha kugura, ariko ibyo birasanzwe muri business. Ugomba gutegereza gusa, none hari igihe nanone uba ugomba kureba ugati uko mbona bimeze ndi guhomba cyane, ariko ntuba ugomba gucika intege.
twihute ku kibazo cya 9 aho nta kindi twongeraho ni cya kibazo twavuze ati ushobora kwihanganira ibicanege byari byo byose ugakomeza urugendo rwawe muri business kuko twavuze ngo ni ibibazo 12 ugomba kubanza gusubiza mbere yuko utangira business. Ibicanege rero nibyo twase muri bya bindi abakuvuga neza abakuvuga nabi abavuga ko utazabishobora ibihombo abaguhombya ikirere kondisiyo zo gukoreramo byose wabishobora wabyihanganira ugakomeza ugakora muri iyo business wahisemo gukora utitaye kuba guca intege n'ibiguca intege. Ibi bisobanuye iki? Nta kindi bisobanuye uretse ko uba ugomba kumva ko amagambo ugomba kuyumva hita kereka amagambo akugira inama ubujyanama kubwira atari ku ibintu uramutse uciye na hano byakunda izo nama zurazikeneye ukeneye kugisha inama ariko amagambo avuga ngaha ngo ndanzaba ndeba ukabwira umuntu ngo natanye business y'ibikisi ngo nsigaye ncuruza inkweto mu mujyi ngo ubona abakiriya se ni gakeya ngo ntuhabiretse se ukajya kwicururiza botike kandi wowe uzi ko inkweto arizo wiyumvamo kandi ubona ko bishobora kuguhira. Kwirinda rero ayo magambo y'abaguca intege abakubwira ko udashoboye abakwereka gusa ibyago kuruta amahirwe. Ariko hari n'abakubwira amahirwe bagushyashyariza kugira ngo uzahombe baseke. Wowe icyo ari cyo cyose ugomba kumva ko umuhamagaro wawe urimo nimba warize neza umushinga wawe icyo usabwa ni ugukomeza ugakora. Cyo nongeraho nuko muri ino si bamwe bavuka abandi bapfa bamwe barira abandi baseka no muri business bamwe babahomba abandi bunguka. Wicika intege rero nta kintu uzajyamo gusangemo abatarimo bari kugikiramo n'abandi bagihombera ahubwo niba wakigiyemo gikunze tuvuga ko kenshi ugomba gushora ugakora business mu bintu unakunda ufitemo icyo twita passion mu ndimi z'amahanga. Ibyo rero nibyo bituma utava ku bintu kandi ugakomeza ugakora. Icya 10 rero ni kimwe twavuze tuvuga ngo ushobora kwemera gufata igihe cyawe ukakigabanyamo ibice bitewe n'ibikorwa runaka uteganya gukora kugira ngo ujye ubasha kumenya ngo iki gihe ni iki gikorwa ndaba nkora iki ngiki. Bisobanuye iki muri business? Ibyo nabyo birasobanutse cyane kubera yuko nyine ubugomba gushyira ibintu mu byiciro kumva ko hari uburyo uzunguka mu gihe cy'umwaka imyaka 10 bundi habaho short goals na long term goals. Short goals bundi abenshi bafata imyaka hagati y'umwe n'itatu abafata long term goals ni 5 kuzamura. Wowe mu gihe gitoya uri kubona warihaye wabasha gutegereza umwaka kugira ngo urebe n'indi nyungu zaza. So rero icyo gihe cyo gutegereza ni ngo ushobora no gukora ukageza mu mwaka wa 2 ukiri mu gihombo ariko mu mwaka wa 3 akaba aribwo niba uzabutangiye kunguka ayo washoye mu tubyita return on investment. Ubwo ababyumva bize economy bahita babyumva ariko namwe mutabizi hari kuntu usanga uri gukora ariko ukiri mu gihombo cyo kwishyura abakozi imisoro nawe kwishyura nawe ubwawe buriya dukunze kuvuga ngo nyiri umushinga nawe n'umukozi w'umushinga bagomba kwigenera umushahara kanihemba ariko hari igihe ubona nubwo wahembye ariko ukabona nta nyungu usigaranye ahubwo uracyari muri mayinazi ariko ibyo bikaguca intege kuko wowe waramaze kwiga umushinga bavuga ati mu gihe runaka nzatangira kunguka reka nzajya gingereza litazanjye mu gihe kingana gutya mu mwaka se 2 se 3 iyo byageze muri 5 bimaze kuba noneho wa mushinga w'igihe kirekire. Ikibazo kibanzirize cya nyuma kiravuga ngo ushobora se kugira ikintu utangira gukora ushobora kuba watangira business mu gihe nta muntu ukwizera cyangwa se wizera ko washobora gutangira kugira icyo ukora mu gihe nta muntu uguha amahirwe cyangwa uvuga ko ibyo bintu wabishobora. Izo mbaraga wazibona igihe abantu baguca intege babona nta bushobozi ufite utabishoboye. Muri business bivuze iki rero? Nta kindi bivuze ndi kumva ibintu byose byoroshye gusubiza igihe cyose wowe uzi icyo ushaka kuko niryo zingiro. Kuba umuntu atabyumva nkawe nta nubwo mwahawe umuhamagaro umwe. Aleluya. Kubera yuko ijwi ryakubwiye ngo genda ucuruze mitiyu tangira ijwi ryabikubwiye ntago ryaringe ryabibwiraga noneho n'imbaraga wakoresheje zose kugira ngo ubashe kubona icyo gishoro yego ntago zingana n'izuriya yakoresheje. Bityo ntago dufite amakuru angana mu mutwe yacu ku buryo nzumva ibintu kimwe nawe. Si cyiza rero no kumva ibintu mu buryo bwawe ukabikora mu buryo ubitekereza aho ukibuka ko wenda n'unakenera inama uzajya kugisha inama abantu bari professional babanyamwuga cyangwa bakora nk'ibyo ukora. Ariko urimo uraza ukangisha inama umuntu acuruza mitiyu
ukajya kugisha inama umufundi, azakugira inama se zihe? Ntazo nyine. Kubera gucuruza inkweto ukajya kugisha inama umuntu ucuruza boutique, azakugira ihe nama? Kereka nimba ari umuvandimwe ukwifuriza iterambere. Mu gihe rero ari ukwifuriza iterambere birumvikana ko azayikugira, ariko ntabwo ari buri muntu ugisha inama. Ari ikiganiro twagiye turebaho ninde muntu wagisha inama muri business, ngo nacyo tuzakibakorera nimutubwira ko mugikeneye. Twasoje igihari, umvira umutimanama wawe. Abandi bose bafate nk'abafana ku kibuga cy'umupira. Abafana niyo bavuze induru bingana gute, umukinnyi yatsinzwe yatsinda, ifirimbi yanyuma itaravuga arakomeza agakina. Ikibazo cya nyuma nanafunga agenda yanjye ni ikibazo cyavuze ngo ushobora kwihanganira gutegereza kunguka mu gihe cy'umwaka, ukabasha gupima ngo urebe niba warungutse, ugapimira inyungu yawe y'umushinga wawe cyangwa business yawe ukayipima mu gihe cy'umwaka, nurebe ngo ukwezi kumwe 2 3 5 oya kavuga ngo nzareba ko nungutse cyane ahombye mu gihe kingana n'umwaka. Wabyihanganira? Muri business bivuze iki kwihigiye kingana n'umwaka ngo ubashe kuvuga ngo noneho iyi business nayikomeza cyase nayireka udafashe ukwezi kumwe cyangwa 2? Bivuze ko kwihangana bitera kunesha. Kwihangana bitera kunesha, bitavuze ko ariko nanone ugomba kugenda ukicara ugatuza nukore icyo twita kwandika ibyinjiye n'ibyasohotse buri munsi, ngo ugende wandika urebe uko ibintu bimeze, ahubwo uzapime success cyangwa se inyungu yawe mu gihe cy'umwaka. Reka tubashimire cyane. Turabashimiye bakunzi ba Bisikomaguka, mukore follow, share, comment. Abashaka kuduhamagara batubaza ku bujyanama rwose nimero dere ngiye hano kuri screen muri kuyibona, muduhamagare tuganire, tubasobanurire, mudusura aho dukorera, dukorana ibiganiro nk'ibi. Ufite icyo yaganiriza abandi bantu nawe aze tumuha urubuga. Niyo ntego ya Bisikomaguka. Murakoze cyane. Iterambere kuri mwese. Bye.